hari igihe kera twigeze gusenga tukajya turavuga ngo Mana ngo kura abanyabyaha mu murimo, ngo abantu banywa inzoga bihishe, ngo abantu basambana, Mana wadutabara ukabakuramo, ngo Mana ugatunganya umurimo wawe. Umuhanuzi aratureba, yari umuhanuzi mukuru w'umusaza, aravuga ati mwumva uko Uwiteka avuze. Tuti si kudatitiye. Ati Uwiteka aravuze ngo agiye kubabaza ikibazo. Tuti si ubwo ni Uwiteka? Ati ndashaka kubabaza. Ati muri abahinzi? Tuti n'abatari abahinzi bahingira abandi. Muhinga sezo muhinga ryari? Tuti ni mu kwa gatanu niho duhinga amasaka n'ibirayi n'ibigori. None wari ufite sambu abandi bagahinga bo hirya yawe nabo hino, wowe ugasigara warabuze umwanya. Iyo ugeze igihe cyo guhinga ubukeneye abahinzi? Ati tuti cyane. None utangiye guhinga uvuga ngo uzabiba ryari? Ukabona abahinzi baturutse hejuru ku gasozi bakaza bazanye amasuka bashaka kuguha umubyizi ariko utarabahemba, wabanga? Tuti oya we, ahubwo baba benshi. Imana iti rero uko mushimishwa n'uwabaha umubyizi mutaramuhemba, uko utabakura mu murima wawe, nanjye abo muri kuvuga ngo nkuremo sinabakuramo kandi ntazabahemba. Nakwanga si umubyizi w'ubusa? Njye se nakwanga umubyizi w'ubusa? Abantu barankorera kandi sinzagira gute? Abantu baba mu murimo bakora ibyaha batanga imibyizi y'ubusa, bakora ariko batazagira gute? Batazahembwa. Iri ngiri ko wabona rigezeyo, ko mbonye mwese muvuze muti ako kantu uzi ko atari keza. Ariko ntabwo ari mwe muragahindura kabi, ahubwo ni keza kuko nyirako ni mwiza. Abantu bakora uyu murimo bakora ibyaha, Imana ntiyenda kubakura mu murimo. Uri gusenga ngo bave mu murimo, si weho nubwo ukiranuka ntugira amafaranga. None se wowe watanga imifuka 10 ya sima? Nuzi umuntu akoze ibyaha akaduha imifuka 100 ya sima, ko tuba tutazayimusubiza twayanga? Uruko twosha ngo tuyange maze ruzuzure guteze. Umuntu akora ibyaha ariko yaduhaye iniforume korari yose. None weho ntiwategera n'umuririmbyi uri muri Alleluya asante Yesu, izo ndimi zawe sitwazijya. Ave wikosha nagumemo apfa kutazaduhembesha. Nyiri umurimo ntiyenda kubakuramo. Sawuli yimye ingoma amara imyaka 2 akorera Imana, ariko amara 38 akiri mu murimo w'Imana, Imana itaramukuramo. Muvuge ngo kandi yaramuciye. Reka mbabwire ikintu mugomba gutinyira Imana, ninshaka arico nsorezaho. Murahari? Ikintu gikomeye mugomba kuja mutinyira Imana. Iyi Imana iguca ku ngoma ariko ntigukure mu murimo. Ndagira ngo nkubwire ngo ntukwiriye gutanga imibyizi y'ubusa mu murimo w'Imana. Ezwa, kiranuka, ukora uzahembwa. Niba atari ibyo ntuzavamo kandi ntuzahembwa. Sawuli Imana yamuciye ku ngoma hashira imyaka 38. Ngiye kubabwira impamvu Imana itamukuye mu murimo. Murahari? Nuko wari uramusimbura yarakira umwana, wari uramusimbura arataraboneka. Iyo uzagusimbura ataraboneka, Imana ibikurekeye mu murimo kandi ikakurekera amatara uko kwishimiye, ukaba wokipye uwo mwanya, ukaba uratanga imibyizi y'ubusa.